Fast and Furious iri muri filimi za mbere ku isi zakoze ibintu bigaragara nk'ibitari ibya nyabyo. Kugira ngo bisobanukirwe neza umva kano kantu. Umukinnyi wayo w'ibanze Vin Diesel amaze gukayarenga miliyoni 300 zose z'amadolari mu bice byose by'iyi filimi. Ayo ntayazwi kuko hari n'andi atazwi uko box office y'iyi filimi yazamukaga. Mbere y'uko tukubwira uburyo zino filimi za Fast and Furious zinjiza amafaranga menshi ku rwego rudasanzwe, nza wumve tuno tuntu. Mu gihe babaga barimo gukora zino filimi za Fast and Furious, ntabwo bigeze bakoreshamo imodokari z'udupupe, ahubwo bakoreshagamo imodokari za nyazo. Ibi bihita binayigera filimi ya mbere ku isi yangirikiwemo imodokari nyinshi, dore ko yangirikiwemo imodokari zirenga 1500 zose zangijwe. Muri izo modoka zose zangirikiwe kuri sene habaga harimo n'izihenze ku rwego udashobora kwiyumvisha. Muri Fast and Furious igice cya 7 wabonye aho sena y'imodoka isimbuka mu itaje ikagwa mu yindi itaje biyiri imbere. Isene bayikoreye muri studio ariko bakoresha imodoka ya nyayo ayo like Harry Passport igura miliyoni 3,400 by'amadolari. Ngiye baze gukora sene irimo imodoka yenze uryo maze ukanayangiza. Muri iki gice cya 7 n'ubundi wabonye hose n'abarimo indege bayuzeyemo imodoka ikaza kuzimanura zikamanukira mu mitaka. Ya sene yari ya nyayo bakoresheje abastande bari mu modoka na CGI bigize bakoresha. Ni ukuvuga ngo bafashe indege bayijyana mu kirere yuzeyemo imodoka. Hanyuma imodoka zari ziri muri iyo ndege bazimanura bifashishije umutaka. Iyi sene bari bayishutinze batifashishije CGI kugira ngo n'ubundi izagaragare kari ya nyayo mu buzima busanzwe. Kugeza ubu izi filimi za Fast and Furious zimaze gushutingirwa mu bihugu birenga 20 byose. Dwayne Johnson uzwi ku izina rya The Rock nawe ari mu bantu batemye iyi filimi ikundwa ku rwego rudasanzwe, kuko n'igice yajemo aricyo cya Fast 5 cyise gikundwa ku rwego rudasanzwe kininjiza amafaranga menshi. Ikindi kintu utaruzi kuri iyi filimi bajya gukora igice cyayo cya mbere, director wa Rock Bowen na Paul Walker bagiye mu mihanda yo hasi ya Los Angeles kureba amasiganwa yo ku mihanda uburyo ubundi agendamo bya nyabyo. Banakoresha interview abo bantu bari muri Lens kugira ngo bumve uburyo bazakora district zabo. Iyi iri mu mpamvu zatumye igice cya mbere gikundwa ku rwego rudasanzwe. Kujya gukora igice cya kabiri cy'iyi filimi Vin Diesel yanze kugarukamo kuko yabonaga inkuru idakomeye cyane. Niyo mpamvu utigeze mubona mu gice cya kabiri cyangwa se cya gatatu. Gusa mu gice cya 4 Universal yahisemo amafaranga menshi na muharore y'umwe mu bazakora kino gice cya 4, ari naho Vin Diesel yatangiye kuba mu ba producer bakora zino filimi. Niba waranakurikiranye zino filimi za Fast and Furious wabonye aho mu gice cya 5 Dom na Brian biba Volvo irimo miliyoni 100 z'amadolari. Isene bajya kuyikora bayikoze bya nyabyo na CGI bigize bakoresha. Gushutinga isene baragiye bubakira Vlote wabonaga, hanyuma bafata imigozi bayizirika ku modoka, hanyuma bayikurubangana mu muhanda, ari nako barimo gufata ayo mashoti bahise bayijyana muri studio bongeramo ama effect. Ibi bivuze ko sene bayishutinze yose nta CGI bigize bakoresha. Sene zabatwaye ibyumweru 4 byose. Barashutingaga bakabona izivuyemo ntago arizo bashaka, kabasaba ko basubiramo. Mu gihe bari barimo gukora igice cya 7 nibwo Paul Walker yitabye Imana azize impanuka y'imodoka. Uko kwitaba Imana kwa Paul Walker byahise bituma badashutinga izi filimi kuko bamaze igihe kirekire badashutinga. Abavandimwe ba Paul Walker Codimo na Khaled baje gufasha producer mu gushutinga amashusho ya Paul Walker yari asigaye, koresheje ikoranabuhanga rya CGI na motion capture kugira ngo bafate bano bavandimwe ba Paul Walker bamuhinduremo we. Byase nabonye ku gice cya 7 muri sene za nyuma ntago yari Paul Walker, ahubwo yari ikoranabuhanga rya CGI. Mu gukora zino filimi za Fast and Furious, Dominic Toretto yaje gushwana bikomeye na Dwayne Johnson. Uyu The Rock yaje muri zino filimi za Fast and Furious mu gice cya 5. Akikiza muri kino gice cyaragiye kirakundwa ku rwego rudasanzwe, kininjiza amafaranga menshi. Mu gushutinga kino gice cya 5 amahoro yari ari mu ruhande rwa Via Rizzo namwe na The Rock. Byatangiye kwangirika igihe The Rock yazaga gukina iyi filimi agasanga Dominic Toretto afite script duke yagiye ahindura kuri roles. Kuri The Rock script ntago ari ikintu ugomba guhindura uburyo wiboneye, dore ko akenshi umukinnyi aba yaraye ayisoma ijoro ryose. Ibi byaragiye byangiza umubano w'abagabo kuko ari babiri. Buryo no mu gice cya 8 za sene wabonaga bari kumwe yari edit ku buryo buri wese yakoraga iye ku ruhande, hanyuma bakaza kuzihuriza hamwe muri computer. Igice cya Fast and Furious kinza amafaranga ku rwego rudasanzwe ni igice cya 7. Biterwa nuko umukinnyi wayo wibanze Paul Walker yari yitabye Imana, abantu bagiye kukireba bibaza ukuntu bizagenda. Igice cyari kinjije arenga miliyari 1 n'arenga miliyoni 500 z'amadolari. Yagakurikirwa na The Fate of Furious aricyo gice cya 8 kinjije miliyari 1 n'ibihumbi 239 byose by'amadolari. Ibi bice byose bya Fast and Furious bimaze kwinjiza biliyoni 6 miliyoni 600 zose z'amadolari. Bihita bishyira muri filimi 10 zose z'uruhererekane zinjije amafaranga menshi. Dukorere subscribe ushyire n'igitekerezo muri comment twazagukorera ubutaha.